ndashimira Imana ikaba yaranandukanyije n'ikiraya ikiraya kirongora mwuka byana Kira Faransa n'irongora ubundi ndayikarira ko avuga ati byari bibazo ari umugabo ugira muri cyangwa umugabo ni umukobwa akashyira urushyi ku murongo n'ibibazo umva reka ngumvira Bremba bari ubwo mu gitondo waza wenda baba banyaye we ngasanga banyaye nkaburanukira gasa ikirere rwose yavuze ati smart gahari ufite ikibazo cy'ubuzima none se bagushinyasha ke ya tuamiye hanyuma tukaza tukajyana muri hoteli tukarara nijoro rimwe ari ikibazo n'ikibazo byane kubikemura cyatse gufatanya neza mukarara bugira iki turatujaganya ntabanze gutwara dore ntabwo nzi gutwara ntabwo uzi kuyobora nzi kuyobora se nawe ntabagufata nk'ikiraya izina rya Yesu abo bazimu nabohereje mu kuzimu simati garusishyura ntabwo imone y'Imana turirukana abazimu ntabwo shyuko sishyuko mwene gutera jewe ntabwo nzashyuko mfite umugabo aje wari wajya ku mucanga kumazi nta makarisa aca mu kibuno sinayashobora nicyo kintu ntinya kandi ugiyeyo nanone ntuyambare ugaragara ukundi kuntu aho kugira ngo unagaragare njye gusebya abandi naretse kujyayo mwene butera bitwaye iki ntabwo wakambara kariya kantu gacamo hariya kareka kubera iki yamagara ari hanze ese ubwo kuko we ntabwo gahisha asa nkaho ku magara kaba kameze ugomba mutekereza noneho anyamana muntu yasohokanye n'umukecuru umwana na nyirakuru n'umwana muto ngo sheri niko numvise umukecuru ushaje umwana na nyogokuru ukajya hejuru asubira umukecuru yakuyemo n'abantu ntibagire akabantu rero bisubiraho no kuri Imana Brem abantu bisubiraho pe sanga umwana muto gutereta umukecuru umwana na nyirakuru nta nubwo ngana na nyina atari no gutereta gusa atari no gutereta gusa ahubwo ari bunamenagure si ukumenagura uhereye Yes, bakunze ba TV muraho kandi mumeze neza aho muherereye mwese mugubwe neza buri wese ahari arashima Imana iyo yose namanzu twumva uyigaya hari abavuga ngo bashima Imana n'abantu bakeya ukasiro gasenza hano kavuye ariko banamugani ntawe ushima abantu bose kimwe nta nushima kimwe nuko nta nushimwa na bose mbere yacu turabona umukobwa w'ikizungereza sinzi niba ari buze kwivuga cyangwa uvuge ariko byagize yivuze ngewe muri kumwe ni Joana Precious iyi ni yawe TV reka twumve umutumirwa wacu ngo ninde ikaze ikaribuni ivuge Gifasa smart girl. Ongera akajwi basi. Yo nitwa Jose Smart Girl. Inkonekazi rwose umukobwa wanjye. Inkonekazi umukobwa wanjye. Inkonekazi. Shimwa n'Imana n'abantu. Ako turi buze kukagarukaho. Smart girl. Wagamba. Ababundi banaye. Wagamba bulungi mukwano wange Mundo zindimi zingahe Ikinyarwanda cyonyine kandi n'ikigande numvishe ukizi simanye nakumanye banage Naruganda urumwanyi ngo dusuriza abagande batwumva abagande batwumva mwasibye mukiye banyabona basebo bananga isagisoko Welcome kuri yawe TV Smart Girl murakoze cyane ako none ubuzima bwarahindutse ibirondo wambaye oya shabo ni ibibazo n'istarago ntabwo biba bimeze neza gusa iyo umuntu asenga Imana igenda ica inzira aho zitari ariko birimo biza biraza nyine muri Yesu birimo
ariko watukubita y'agasengesho ubundi dutangira dusenga tweragiza Uwiteka so dusenge nawe uzi gusenga cyane. Mana data twese turagushimye, tugushimye kugira neza kwawe, tugushimye n'imbabazi zawe, tugushimye ko waturinze mwami, tukaba turi amahoro mwami, turindana n'abacu n'ibyacu, none turi amahoro. Ushimye kunyejeje kuri yawe TV mwami, mu izina rya Yesu, wumve ko ngushimiye kandi mwami Imana umye kuyihezagira. Abantu bose mwami Imana bafana yawe TV banayikurikira, ubaha amahoro yo mu mutima, ubahe n'umugisha, ubagurira imbago mu izina rya Yesu. Natwe turinde satani n'abadayimoni n'ibyiyoberanya byose mu izina rya Yesu. Dufashe imigambi y'abarozi, abadayimoni dukubitiye kure mu izina rya Yesu. Ndeka mwami Imana uduhe umwidegembyo muri Kristo Yesu, kandi mwami Imana utwimane kugeza igihe Kristo azaza kwima ingoma tukajya mu ijuru ry'abera twasezeranijwe. Amen. Amen. Smart girl. Ko numvishije hari abapfuye, hari abadayimoni bapfuye hariya hepfo kuzimu. Urahatigishije kweli. Oya gusenga ni bya mbere buriya, gusenga ni bya mbere cyane, kuko burya iyo usenga uva mu bwiza ujya mu bundi, niko Pawulo yavuze. Yego tuva mu bwiza tunajya mu bundi. Ako se buriya ko bavuga ngo uririmbye abasenze kabiri. Amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'ababi, yo akuraho imisozi agasenya ibihome. Ntabwo nzi kuririmba ariko ntabwo bizi. Ako ufite ijwi nk'iry'abamama pasiteri cyangwa ry'abapasiterikazi. Buriya rero umunirimbyi naririmbye ngo simbi icyo abantu bifuza ko mbacyo, ngo ahubwo ndi Imana ishaka ko mbacyo. Aya mavuta abantu bayansutseho igihe cyose, ariko sengera n'abantu bakanakizwa rata, bababwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Dutangira rero kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu turi kumwe ninde. Smart girl ryaturutse he? Ni ryari? Smart girl ni izina nakuye muri secondaire niga, bitewe n'imyitwarire yanjye nuko meze nuko kandi mbere urirya ibyo ni iby'abakobwa. Warifungaga bye? Nari umuntu ugira gahunda, so wambara neza ugasa neza, so Smart girl riza gutyo. Yego kugeza n'uyu munsi. Inkone rero, inkone kazi. Ndashima Mukama Katonda wange bana. Unashima Mukama. Ngaburi cyemfunye museno rwa kubanga ndi nawe, ngasikuri na Mukama mboyana, uri cyembare cyanjye rwa kubanga ndi nawe, cyensaba museno bele nange. Yes, bele nange. Banange. Cyo mbona cyose nuko mba ndi kumwe n'Imana, sibyo? Ari kumwe nawe nabona. Okay. No kubageza hano kubera Imana, sibyo? Hari benshi. Wabo twavukanye bamwe ntibakiriho, urungano rwaragiye, ariko Imana iracyandinde mu Rwanda. Ndashimira Imana. Ikaba yaranandukanyije n'ikiraya. Ikiraya kirongora mwuka byana mwira. Ndaya nimbe, reka mbabwize ukuri. Bakuze ko ndaya, reka mbabwize ukuri. Hari abantu bagorewe muri isi. Utazi Yesu ufite ibibazo wagoye muri isi. Ese mbere ko bikanze ikiraya kirongora. Ikiraya kirongora gute? Imana ishobora byose, ntabwo bashaka kubigaruka. Oyagiro tubwire ngo abanaga n'ikiraya ubundi kugira ngo ubuhure n'indaya, abantu ushobora kuvuga ngo ese tubwire aho mugendana tumenye uwo uriwe. Ubana n'icyo kiraya ntabwo wari uzi ko ari ikiraya, cyangwa wenda abantu bagufataga nawe nkacyo. Yakoze cyane pe. So ubonye ntabwo nzi guteye, si byose byo kukubona. Sinzi niba mu mutima wasinze n'ubwenge wawe. Ushaka kugira icyizere, wenda isipoza ko ndi umusore turi kuvugana, sibyo? Mwimagine ko ndi gihoza ndi umukobwa, sibyo? Imagine ko ndi umusore mugenzi wawe, uri inshuti yanjye. Nta nshuti ugira se, izi inshuti zawe utazi ubuzima bwabo babayemo cyane zinyihishamo. Nuko byagenze, nawe yari inshuti yanjye, nazi ubuzima bwe
abageto nanjye bageto n'isitabo ndende zoteza ku bana rero byaciye mu nzira ndende turabana nishyurira amaso tubane siko tugiye kubana n'umuntu uburya ubugabanije kuri ekonomi burya nimba mba mu nzu wenda nishyura 40 nkabona uwo dufatanya wenda ikaba 25 urumva ari ikintu usigaje inyuma savings ari andi ya saving nkabona yakoresha ikindi kintu agafuka k'umuceri nuko byaye ufite inzara usugusha ku muceri ko nta kintu gushije umuceri wa Kigali nibyo ko nta kintu gushije gutugusha ni ibiryo byacu Kigali ya nuko twaje kubana rero icyo gihe uziko nari nifite ubudiaspora bwati ni igihe gitoya nanjye nkajya mu byanjye nkanajya mu nzu yanjye nkanarongorwa nkaba umudamu muri ndege ariko ari umuhanzi ari ngo ibyo wibwira siko bihora ninde buna niba ari metro gukunda siko gukundwa nawe urabibona ngaye nguko sinzi kuririmba mujye munyihanganira ariko I can try ubwo rero no muri urwo rwego twabanyemo ubuzima buza guhinduka ariko ndashimira Imana burya tuva kuri tape tujya ku yindi Imana igenda iciye inzira abantu bayiringira ubu cyakora twaratandukanye y'indayandi bana ariko si we yajyaga kuri aya wabaguri yarayazanaga ibigabo mu rugo mari ukajya mu mirambi zose cyangwa iyo hirya nande chambrette yari nemere ntege nye smart garo ntabwo nabangomba muri etage kandi nzi ko mba muri chambrette yakora ubusinye bamwe sibyo reba kuzana nk'ibigabo bitatu muri chambrette sikubana n'undi muntu ese wagira uti kurara hanze kujya mu butayu ndumya amasengesho atazagira umuntu unyitiranya amasengesho nasenga kandi nizera Imana nizera n'ubushobozi bw'imbaraga z'Imana yego indaya imwe umukobwa umwe ku bagabo batatu akaba abyimba ubundi ndaya ikarira ko karira soko bari kwigira gute ari kujaganya ndaya ikarira abura rero nibibazo batatu bakajaganyura umwe bajya unduse cyangwa bajaganyura abantu byo babisimburanyaga kuko urumva baga bakinze ariko urumva yarariraga avuga ati byari bibazo ari umugabo ugira muri cyangwa umugabo ni umukobwa agashyira urushyi ku munwa n'ibibazo umva reka nkubwire Bremba bari ubwo mu gitondo waza wenda basaga banyaye we ngasaga banyaye nkaburanukira gasa ariko kubera kwizera Imana nyewe nuko Imana peso yasasaga imyenda yanjye hasi nkabari uryama wanze kuryama mu manyara aho banyaye aryama bugacya akanyara amatarasi kuzo cyane nimba baramenaga amazi nimba sinzi ibintu ariko data arashoboye Imana yakoresha ashoboye ubu yamaye hano kuba kandi heza okay ntabwo tubwiye aho izina ngo Inkonekazi cyavuye Inkonekazi rero ni umuntu wiyemeje gukorera Imana atari iby'umuntu sibyo nimba uri umusore ukigira inkone y'Imana kabango igihe kizagera nzashengura kandi inkone ndiveho ubwo rero nandi barako nanje simati garusisambana sibyo sisambana pe wese gusetse nano gogeze iki nibyabana yasisambana n'ukuri nimubeshye sisambana uracyuzuye umeze neza simati garo umuntu bumva so nijyanye n'Rwanda nijeho ariko burya ari ubona umuntu akaba ati runaka ndamuzi sibyo abantu banze ni benshi umuntu twaba twaragize ikintu tugira tukajaganyana kajyariya tukagira ibyo tugira azabyandike muri comment bure uzamuzane sibyo uzamuzane tuhuze tera intebe nanjye nera hanyibutse ubu ndakujaganye avuga ati smart garana nakujaganyuye biraba none uri kubihakana abyandike muri comment sibyo uracyuzuye umeze neza yavuga ngo ndacyuzuye ndavuze ngo umuntu uzi ko twagize ikintu tugira abyandike muri comment yego mu diaspora atarabyifuza so mu diaspora abo nta yaraje Mana yagisenze ubwena bivuga byo birarenze ariko aramukerata Mana yenyine nyibizi
yaraguhemukiye ariko se yarataragusaba kumuja konyura yarataragusaba ku bintu oya yarasabaho ariko Imana niyibizi burasi mashaka no kubyibuka cyane ariko ngo hari umukiriya washatse kugufatanya n'akanyenda mu diaspora ikirere rwose yavuze ati Smart gahari ufite ikibazo cyo gutasiye none se bagushinya sheke yapfuamiye hanyuma tukaza tukajyana muri hoteli tukarara nijoro rimwe hari ikibazo byenda kubikemura nshatse gufatanya neza mukarara bugira iki turatujaganya urabyara wowe mfatanya n'uruniga wifatanya n'isi mama we wifatanya n'isi bagiyo waza kujaganyurana kuri miliyoni 5 cyane harebye nati Smart gahari ni hahandi yewe mwene Butera sinzigira njaganyurana ngo nimba Imana yaratse ko nzapfa nyine ngo nuko bizagenda naramuhakaniye ikibazo wanze kujaganyurana kuri miliyoni 3 harigeze uzagishaka kunyurana ku busa icyo gihe nzaba mpfuye nabi nyine hari igihe umuntu apfa nabi ariko si bizaba neva wiga muri segonderi ntabwo abanyeshuri kigeze kabikinisha navuze ngo umuntu twagize ibyo tugira byanditse muri comment ikiganiro cyose nkoze nkunda kubivugaho umuntu twagize icyo tugira byandikiye muri comment yego hanyuma tuzashingiraho nambwira ati Smart gahari ushobora kuba narabyibuka gusa nabyo nibagiwe nta byabaye ahubwo azanyibutse mu diaspora ze imodoka yaragiye kugurira byaje kuragira ngo beresha mbamubwiye Salamu diaspora mu kipe na Yesu azasanga umva nkimufite ku mutima gusa naramubabariye umuti cyane yarafite inzara akikubwira ko agiye kukugurira imodoka wese utekereza ko nazi gutwara nawe nazi iki angurira imodoka y'iki ntabwo uzi gutwara ntabwo nzi gutwara ntabwo uzi kuyobora ibaze ni iki byibuze sigara ryo rarizi moto nta kintu nzi gutwara agiye Smart gahari diaspora mu kipe yagutwaye kinini cyane yantwaye ibintu byanjye magana telefone yanjye adasize n'umutima wanjye aramukire bihagije asundi igihugu usengera cyenda umudivantiste umunsi wa 7 ntabwo mujya mwerekwa harya mwebwe werekwa n'Imana ibitangaza ntabwo mbizi nese ntabwo warigeze wifuza wenda cyangwa uteganya gusengera icyo cyifuzo cy'umugabo cyangwa cy'umudiyasipora ngo ube wabibona bibe warabibonye bibe gutewe ya ibintu byo kwerekwa sinyana nabyemera nta byose ariko waraberekwa da none no kubihakana cyane ku giti cyanjye ariko ese ko isi ya none yuzuyemo ibiraya mugani wawe amasugi ariho cyane ari amasugi ashobora kuba atanariho cyangwa anariho ntawamenya maze gusugira bangaye dore maze gusugira nanjye bazaza baravugishuka oya babwirira so abakunzi ba Yawe TV ngo uwakujaganyuye uwo mwabikoze mujaganyurana azaze hano abivuge muri comment ubundi mwicarane nanjye babwire nanjye bazaze hano wowe nanjye twajaganyurana azaze nanjye abivuge oya bivuge muri comment bivuge neza ugatwa twa namwe agira icyo mugira mbere cyangwa bashaka yo bono bona najaganyura sana kunyugira mugire nanjye ndacyuzi
barabeshya uranekiraya ntabwo nikiraya nakuburagira mu ibanga kure uranitonda wasanga umenagura sha ushingiye kuki giho rero bari ibintu bisetsa bajya munyihanganira sinateganya hari ibintu bisetsa kubureka kubwira uzanye umukobwa ukamushyira ugakuramo imyenda yose ukajya hejuru utekereza ikintu kuri kuri ukajya hejuru ukajaganyura utekereza ikintu wumva umeze ute ureba ibintu ukareba ivu ukareba iyo ngiyo wumva umeze bite bari mu isuku ukareba yo ni ukuri kw'Imana ukumva uba wumva uriho wumva uriho mbana mu isuku cyangwa wumva wagiye kera uri mu isi yawe mu ijoro ryawe ntabwo wabyiyumvisha njyewe ntabwo ndabikurura hazaba zagerageje ukajya akanyura nawe ukumva nta nubwo ujya ubikumbura uzashaka anyura na ryari njye ndi inkone y'Imana Cedric umusore wumva unkunda azanyandikire hano abivuge ndebe ko afite umutima mwiza nimba natashakaga nanga ibiraya ese wenda ugiye kuvuga nk'umwana w'umuntu ntabwo ugiye kuvuga nk'Imana ariko mu byaha nawe uzibira icyaha wangura umutoni ibyaha byose birangana niko Yesu yavuze ngo nwishe rimwe mu mategeko y'Imana ngo bagize gutega aba yayishe yose ubwo nimba wibye waruze wasambanye wabeshye ubwo mbese muri byose wayishe sibyo imbere y'Imana ibyaha byose birangana oya nuko bisa nimba ibibazo akora kubwira nukuri munyamumbabarira pe ndigake kugira munyamumbabarira ibintu bitagize Imana yanjye bituma abantu bicana ko bituma umuntu ahagaze ku muhanda ategereje umugabo koko ibintu byakuraje hanze bari kujaganyura ako bibazo n'abantu batatu kujaganyura umuntu uwo muntu ntakomeye none ibibazo nuko akunda vuze gukuramo abagabo batatu baraba none ariko batubwiye ngo umubwira byijaganyura bwa kirongora baho waje kubimenya ndarirongora gato ikarita karira yo yirongoraga gute batuga yirongoraga gute oya wenda tubwire yabigenzaga shimira Imana ntandukanyije n'indaya Imana b'Imana ndashima nta kintu mfite burenda mu nzu yanjye nta kintu kibamo narahageze njyewe abandi hari ikintu kirimo kimwe ariko byibuze ndaryama ngasinzira nkumva ndafashijwe nkumva Mwami Yesu no mu byago nzaririmba niragije Imana Data guma muri Yesu Kristo nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro ndamahoro k'Umwami Yesu agihora twibye rwose ubundi yageraga aho yirongora abamujaganyura yababuze habaga ari nk'asanga tubwireho gakeya
Ibyo bintu mbitekerejeho ibyo bintu mbitekerejeho diaspora ndira amafaranga shaka mubwira kure amafaranga imbazi bindari Quando eu fiquei business esse chave de motor Deus ihangane aba diaspora cyangwa abasore mwese ibiraya bituraza hanze byibuze akabindi ariko ari amafaranga mb'umutindi koko diaspora bamugenda nawe bazanye inzara ubu ndahantu ntabwo ashaka koko Sizera Imana ese ubundi wagiye kubana n'icyo kiraya nyuma y'uko umudiaspora kuriya amafaranga ambabyeyi abahinzi ku mwana w'umugore ndamwibuka agiye simati gare dore ntabwo ageze iwacu ni umuntu wambaye iriya kuguru Imana imuha umugisha iriya nzu irimo amakuru Imana imuha umugisha wayo numugira neza Imana imuha umugisha wayo yagukesheje ibiraya Imana imuha umugisha dore baraganze kubera ibiraya nubwo nta kintu ufite nzi cyakoza kugusinzira gihe kurara hanze kujya ari mfite amafaranga yanjye nabicuruzaga ari mu mujyi nacuruzaga inkweto nacuruza n'amasakoshi y'abakobwa mfite amafaranga yanjye ndihira barumuna banjye anyeskuruka ibintu bya magana na telefone koko akubeshya imodoka sishaka nazi gutwara nazi n'imodoka kuri gare nazi wari kwimaze iki nakubaje ariko ntiwansubiza
ariko nibwo uruhuka mu mutwe smart gun ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima Yesu wamuje n'abantu n'umumaro ndashima umwami Yesu yabagiriye neza amagakiza abantu kamwese ndabasuhuje Imana ibahe umugisha bagutuka ngo iki giba umukobwa w'igurira ntacyo se nawe ntabagufata nk'ikiraya izina rya Yesu abo bazimu nabohereje kuzimu simatiga gusishyura ntabwo izina rya Yesu abo bazimu turabohereza ikuzimu ntabushyukwa abo bazimu n'imone y'Imana turirukana abazimu arasinziriye Imana yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bw'Imana arekure ubwoko bwanjye ndamwereka amaboko yanjye akomeye yewe ngomba gukora Imana ntabwo jewe Imana yampamagariye kugira uburaya navane ndavumye izina rya Yesu ndabushyukwa sishyukwa mwene gutera jewe ntabwo nzashyukwa mfite umugabo uri ikirogi buraya bw'icyo oya uratukanye burezi uratukanye nukumva ufite uburaya rero ufite uburaya nahise ibyo urimo n'ibiki nyine urarwaye basi ndwaye iki se kugira ngo ibintu y'ubundi gufasha ibintu ukabyegeranya ni ibibazo byegeranye uri umugore n'umugabo gusa urabyegeranye n'umusore n'inkumi ngo bigende bite uwo mukobwa washimye uri bumurongora umutware wambure guturuka ku nkweto ugarame ugenda ugarame hariya bajaganyure koko ngura umukobwa izina rya Yesu abo bazimutubereje ubuzima byo ni ibiki noneho bikarenga kukujaganyura noneho ukijaganyura yewe ariko bureka nk'ubwenge ni ibibazo yishaganyuzaga oya ibyo byihorere bimurebe sinyibana nawe ndakubwiye ngo shimira Imana y'umumama wampaye inzu ye y'ubuntu ese ni n'umumama ni umumeri wampaye inzu ye y'ubuntu yo kubamo Imana imuhereza umugisha musabiye umugisha uturuka he aheraho mu ijuru Uwiteka mupfumbatura ikiganza cyamuha umugisha yampaye inzu ye y'amakaro dushe na toilette mu nzu nta kintu ufite ariko narayibonye narahageze nta n'icyo kurya mfite smart girl swabibonye se narayibonye rwose ariko nkunda abantu b'Imana sibyo umuntu w'Imana wese ndamukunda se giho ujya wiyiriza ubishaka kwiyiriza ndiyiriza ngasenga Imana ngafata nk'icyumweru nkiyiriza ubusa senga Imana niyo mpamvu ubona nkomeye kubera ko ntabwo wamara icyumweru utarya atari amasengesho waba waryamye wanapfuye sibyo ariko ndiyiriza ngasaba Imana imbaraga nkabati Imana ushoboze mu byo nashoboye kandi Imana igishoboze mu badive ayo maherena niyo misatsi barabyemera oya nta kibazo reka nkubwire kwisukisha ubwiza bw'umugore ubundi n'umusatsi sibyo ubwiza bw'umugore n'umusatsi yewe ntabwo njya nkonta ku madini sibyo ahantu hose bemera Imana data n'umwana n'umwuka wera nateranirayo ariko by'umwihariko ndi umudivantiste isabato ndayemera ku isabato ndagira gute nubahiriza isabato y'Uwiteka kubera ko yanditswe iki muri Bibiliya n'ubundi twari dufite ikiganiro ku wa gatandatu ariko ratubwira ati ku wa gatandatu nimwaje kunda mu rugo dukora ikiganiro ndababwira ati ni ku isabato ntabwo njya ku isabato ni ku isabato yego kuvuze se ngo imisatsi nibwo bwiza bw'umukobwa cyangwa umugore ni imisatsi ukawuyishyiraho n'utwo duherera n'iki ntukomeze kukurura bya biraya oya nta kibazo urakomeza ube mwiza oya nta kibazo ibi byo kwisukisha naho bihuye n'umutima sibyo ariko uratera abagabo irari wowe irari se nibaze bakata imisatsi bayitwa nimba bayirarikiye ariko bakurekere kandi amagara yanjye nawe naya ni mama ya Mungu amagara naya Yesu amagara do nawe amagara nawe naya niko nyumva neza wiseka amagara yawe nta muntu urayabona nta nurayabona reka da
keretse muri segonderi gusa oya nawe nawe urayabona kuva mbaye woga nyine wogana n'abandi kogana n'abakobwa savamu yo muri mwishuri kabarokana kuvuga ngo jaganye oya jaganye azabyandika muri comment kandi muzasuzuguye koko nabone ariko haza nk'ubu ariko dukinisha cyangwa ariko tubeja uri guhumereza gutyo gahita wibuka ukuntu bakujaga ubundi bagahita bandike muri comment ati je smart gano namujaganyuriye aha naha isaha ni yitariki ni y'umwaka uyu n'uyu kwezi n'ubu uzamuha ikiganiro umuntu ariko naduhuze tuyajya akivugeho nanjye mpari ati twibukiranye ariko ngara abanyamakuru babura oya wivuga ibyo abanyamakuru wibivuga ibyo byihorere umunyamakuru akaguza ikiganiro byihorere ibyo byihorere mwajaganyura oya ibyo byihorere sibyo ibyo by'abanyamakuru sindi muri domaine y'abanyamakuru bihorere ihozo bonye wenda ukora na televiziyo urira cyangwa uvuga by'ibyo utanga ubuhamya bw'ibyo biraya akubwira gute pasiteri wanjye ni Uwiteka kunyumva neza kuko nawe yambaye umubiri rero kunyumva neza pasiteri wanjye ni Uwiteka akaba na Kristo we wanyeretse inzira ngomba kugenderamo kuko ijambo ry'Imana ngo niba mwakurikiye aboneye namwe mwiboneze nk'uko mbere gute nk'uko bisikwiye nimba rero ngomba kwigira ku ijambo ry'Imana ntabwo ngomba kuvuga ngo runaka arandeba ntabwo nareka kuvuga ibindi nuko runaka ndeba nimba numva ari byo ukuri kuko ijambo ry'Imana ngo nimumenye ukuri kuzababatura sibyo ugire gute kutubatura kuki narebera ku muntu ngo simvuga ngo kubera ko kigo ari kwa nyumva ariko muri umuhanzi akagenda ubutubeshye ushaka untera inkunga se gasoni ese ibyo biyogumwa ubona bitazakugira ipanji ese ibyo bitabumwa maniga ubona bitazakugira ipanji uzaba imbwa nudahinduka uzaba imbwa kantu surumva kameze gatubira iyo njyana niye irapfuri uko bimeze kose ubisokoza uko nguko ubwo nuko nyine usokoza uko bimeze nisokoza uko byogoshe ariko yabyumva ufite indirimbo zingahe indirimbo nyinshi ifite indirimbo z'Imana udashaka kutera imbere ku giti igiti nta afite harya witwa igiti ufite indirimbo zingahe indirimbo nyinshi yewe iyo nicaye hasi ntuje ndarekodinga muri telefone yanjye nkanahimba nkanandika yego gusa nta mafaranga mfite ndakennye smart garo ndi umutindi nta n'icyo kwiyorosa mfite none wanga n'umuntu mushyushyanye nishyushye ubwanjye ku giti cyanjye ni ukuri none se inspiration wayikuye iyo ndirimbo ibyo bitabiye uza yewe ndebera ku byo abantu bakora nkareba amaniga ibyajyamo nkabona ibyo bakora nkabona nyine nta muntu w'itabi ujya ukira nta muntu w'inzoga wiyahuza inzoga ujya ukira ngendera kuri inzoga n'itabi ngatinya abagabo yewe ibyo bintu ngendera kuri ese batiga karame urareba ku myaka yawe warakije ndakijijwe rero bavuga ko umuntu akizwa ibyo yakoze wakoze icyo wakije gukizwa rero ni ukwiga ukamenya warangiza kumenya ugakurikira iyo nzira wahisemo niko gukizwa rero byanyarabyo kuko natangiye mbikubwira mvuga ijambo ry'Imana avuga ngo nimba uwo twakurikiye agize gute aboneye natwe twiboneze sibyo niyo nzira rero iyo ugiye gusenga n'iki kintu uhindura ushobora kuba ufite hano ukuramo buriya Imana iri mu tuyikuramo igiye gusenga Imana iri mu mutima iri mu mutima sheri mushya ryari nta nubwo Imana ireba idini sheri mushya ryari sheri mushyashya shaka ntawe nkunda ufite nta muntu nkunda pe nta n'umuntu urabimbwira ariko aze ameze nk'umudiyasipora so urukundo rujyana ushaka pe so ushaka gukunda umuntu munaturanye urukundo rujyana ushaka ariko wakunda ukanakundwa akazi nta muntu udakunda cyangwa nakundwa akazi byabaye ngombwa diyasipora we watakayemo ese uba ndiriye amafaranga namukunda koko kure waraziraburije se ngo naravuze ngo iki n'ibiki shaka kuntuka ntabwo nanabazi n'abama muri telefone ariko se byo bigira n'ibiki aze wari wajya ku mucanga
nta makariso aca mu kibuno sinayashobora nicyo kintu ntinya kandi ugiyeyo nanone ntuyambare ugaragara ukundi kuntu aho kugira ngo ngaragare njye gusebya abandi naretse kujya mwene butera bitwaye iki ntabwo kambara kariya kantu gacamo hariya kareka kubera iki yamagara ari hanze ese ubwo kuko we ntabwo gahisha asa ngaho ku magara kaba kameze ese mutekeze noneho anyamana muntu yasohokanye n'umukecuru umwana na nyirakuru n'umwana muto ngo sheri niko numvise umukecuru ushaje umwana na nyogokuru ukajya hejuru nuko asubira umukecuru yakuyemo n'abantu ntibakiri akabantu rero bisubiraho n'ukuri kw'Imana brave abantu bisubiraho pe Sanga umwana muto gutereta umukecuru ungana na nyirakuru n'ukuri nta n'umwe ungana na nyina atari no gutereta gusa atari no gutereta gusa ahubwo ari bunamenagure si ukumenagura uhereye ibibazo urongera gusekana gukubita urushyi kumenagura igikecuru karora katunereje reka tawe imitsi yareze kari kumenagura mane yoroshye n'abanyaguseka kuri smatiga uranyiki gutese mvuga ukuri njye mvuga ukuri smatiga kandi mbabwiza ukuri nimba uri umugabo warataye ugata umugore akajya kwiga ku ndaya no kuri kw'Imana nta uzapfa nabi ndabivuze smatiga ibanga ry'indaya rituma ndazirarira yamaye nka data ndakubwira ngo kuko zirarira ndayirarira ukagira ngo urumva intama iri guheba bayinyanyagire nuko ziba ziri bari kuyigira gute bari kwijaganyura asa nk'umwe bisubira mu kanwa ndasi cyoroshye ikarire ese buri ibiriri babaye cyangwa ibiriri ntabyo nzi byo sinabimenya mugenzi ese ubwo nta na rimwe wigeze wenda wumva biri kuba mu nzu bakushoboye njye mba nagiye gusenga sibyo n'uwo mukobwa nabaga nagiye gusenga sibyo nkayigira hanze nkisengera agakora akazi ariko rero waje ugasanga haje cyangwa usanga sibure reka mubwiye imbaza byinshi kandi uri kujabya batangiye gutandukira cyangwa nawe uri ushaka indaya shaka wayimbonera saho ya nabona pe urashaka yego emunema bangu mukanya naje aganyurana ndagufashe nabanje shaka tuganire tubwire ukuntu bashaka kuganira iki se muganira iki ikizwe ubundi ugomba kuganirirayo ase smatiga byose indaya nyinshi ziba zarakoreye amafaranga menshi ari n'izirimo zifite n'amasmartphone kandi kukwemera kwanyu no gukizwa kwanyu ndayitunga smartphone ndayitunga gatushi ngiya kubera ko iba yasinze bakazitwara bayijaganyura igasinzira taci bakazitwara nta ndayiratunga telefone niyitunze itunga icyumwe nta nitunga icyumwe isinzirizwa n'ibikiza uri kumva bayijaganyura ikaryama igasinzira uri kumva dore batunze gatushi ngizi yanjye wayibonye ngiyi ako icyo naringamije naringendereye nuko wazisengera hano indazi zakurikira bitone kigali ugiye gusengera n'indaya ko kako mfite ziramburira ibiganza wavuze ngo urasenga zigakizwa zisengera bagati muri byose babwira ariko zisengera zirambura ibiganza namufatisha telefone zisengera zirambura ikiganza buri izina rya Yesu telefone yanjye nayitware oya ntago nayitwara ndejejwe warahabaye mana warahabaye we warahabaye mana warahabaye cyagiye wowe turinze mana waraturinze waturinze mana gukorwa n'isoni bose babireba uzimana ntarukagije n'indaya yirongoraga we kazana abagabo batatu icyarimwe nkabura ahantu ushyira agasaya bigateza abantu b'Imana simbaza uko babigiraga ariko nyumva neza ariko Imana ikumva igakoresha umumama tutaziranye akaminzu y'amakaro nk'abanyibamo yadushe na toilette mu nzu bose babireba iyo wubashye Imana ntabwo ikoze isoni niyo mpamvu umuntu uraya wese ni ukuri kw'Imana indaya zibona amafaranga ariko nta ndaya irakira ngo nyibone sengera indaya muri aka kanya Mana mu izina rya Yesu ziha akazi mu izina rya Yesu ziha agakiza mu izina rya Yesu
ikiganza cyawe ndiho kibe kunda iri kumbona kakanya Smart Garo ndazisengeye kandi nzatuyeho umugisha w'Imana ngo ubeho bakira gakiza bakire kwakira umugisha w'Imana uturutse mu biganza by'Uwiteka bave mu buraya bakore biteza imbere izina rya Yesu twirukanye umwuka w'uburaya. Amen. Amagara yabo urayasengera. Amen. Usanga amagara yabo Mana uyakuremo ubushyuhe ndenga kamere cyemo ubuzima kandi bayo kwiyoroshya n'izina rya Yesu. Dore batwaye abagabo babandi mw'izina rya Yesu barekura abagabo basanga abana babo n'abagore babo. Amen. Bareke kujaje kuyakanyura. Amen. Vuga amen. Amen ariko. Arya ngo amen ayikamo. Isengesho ndakomeye. Nagara umunyagara. Atensho. Usenga suko ikibagunda. Abapasiteri bajaganyura abakristo. Shaba bazabyibarizwa imbere y'Imana wibambwira je bijya Mana yanjye sinabona uko mbivuga. Ese buriya ari umukecuru wajaganyuwe n'agasore kakiri gato. Akoze umukecuru ufite ubushyuhe koko yaba wowe umukecuru uri kundeba muri iki kiganiro Smart Garo yihande yaba wowe abantu mwajyaga mugira inama abana mukabashyira mu murongo muzima none abakecuru murirwa mushuka abana Yesu we ibyo bintu byanga kubi agaca bugufi umwana akavuga akanya yo amagara yazanye imvi umwana akayareba mw'izina rya Yesu dukubitiye kure abazima nukuri kw'Imana amagara yewe azona amagara bishatse kuvuga wese ubwo nteye kamera ibyo bintu bintera umujinya bishatse kuvuga amagara ni bimbwira amagara ashobora kuba atari Kinyarwanda amagara ni nyamara boreka nkubwira naya yawe yangana ndi kubona imbere oya wavuze ngo amagara hawe ngo nta muntu urahabona nyumva uravuga ngo amagara y'umukecuru ngo yameze imvi ibyo ni ibyahishwe oya ese brofitizi cyangwa mbwiza ukuri ubona imyaka yo kwiga urazifite se urazogosha se cyane zirimo imvi se ubwo uracyari muto rero navugaga abafite imvi n'izina rya Yesu ibaze nkawe wose urazigira imwana muto banange imwana muto ndacana umwana muto ntabwo ziraza ibaze izo mvi zawe nako izo zawe kunyumva nziza n'imvi nta muntu ujaganyura aho wegende inkone y'Uwiteka nubwo izantwara nyine umusiri batera nta kibazo nakoreye Imana kandi Imana mu byo yamembye yamaye n'ukuri Imana ishobora byose yamaye gushira amanga kuvuga ijambo ry'Imana sibyo si abantu benshi bishobora sibyo hano Smart Garo ati Smart Garo yambaye ipantaro burya na ukizwa ni mu mutima kavuga ati ubundi mirimo mibi ni ya satani yazanywe no kwica no kurimbura uri kunyumva neza no kwiba no gusahura ariko Yesu yazanywe no kugira gute gushaka icyari cyarazimiye uha abantu agakiza uri kunyumva neza umuntu wese ugendera mu mirimo y'umwijima akorera satani ako nta nahantu namwe urajya wenda uhahurira n'umuntu runaka akugirira ari wenda abe yagerageza ariko ngirira ari jewe n'abapasiteri umupasiteri wamwe ngo Smart Garo ngo nyewe mushaka ngo utujaganyirane murabona ufite umugore nabwo navuze ushaka nyine ngo tujaganye abazimu ufite ni benshi mw'izina rya Yesu oya ariko murabona iby'Imana tugomba kubimana Smart Garo mvugire iby'Imana tugomba kubimana n'ibya Kayizari tukabika Kayizari niko Yesu yavuze ndavuga ati byanye byose ni iby'Imana ibyo bya Kayizari bimushyira yewe bibi sanga umugore wawe reka mubwire abakobwa bose bagiye babaseriye bakaba amacuba n'abamama burya abagore cyangwa abakobwa nibo bashuka abagabo wihagaze gusa bure waza ukasanga amagara ukavuga ngo Smart Garo tujaganyuranye habaho ikiganiro habaho kuganira habaho kugira ibihe bidasanzwe ukisanga muri bya bintu nari kukubwira ngo ibintu iyo bigize gutya bigenda gute bikagira gutya bigahura gutya umva neza ariko habaho kuganira agahuza amagara yawe ariko habaho kuganira ntabwo wahita uyahuza gutya kuganira umva neza ubwo rero niyo mpamvu umuntu wese igitsina gore wumva nimba umugabo ubona ko ari umugabo w'abandi uramushaka ikintu naganira ibiti n'isori so wanyu niyo nanga umukobwa utwara umugabo w'abandi mw'izina rya Yesu yaba we ntabwo ahantu ari ahantu ashobora kuba reba ukuntu hasenye njya ntabwo mbese sinabumva kuko neza
ariko ni ukuri menya ari ibibazo umunyamurenge niwe wavuze ngo kubera iryarana ariho Imana yashyize kwandura twagomba kwandurira sida hari n'ubuki imwe ntabwo mbizi barimo ubuki niba mugani wawe ntabyo nzi ntabwo nyumva neza ariko ni ibibazo ese nturanasomana ntabwo ndasomana nawe pe abarajyanye by'abakobwa byakuye Smart Girl ndabivuze bana ndi wano umuntu uzi ko twagize icyo tugira byandike muri comment ni ibiganiro byose nkora ndabivuga Smart Girl umuntu uzi ko twagize icyo tugira reka mubwire ese ubundi se buri ko njye njya muri gato y'abasore nta musore abavuga muri gato yo kunyigera mbabize none se ubundi umusore ugiye kumusura siso sinaso wanyu mu by'ukuri ugiye wagiye ubwo wabyemeye umukobwa ateye intambwe akajya kureba umusore muri gato ye ubwo ni hahandi barajaganyurana ariko ubwire baramenagurana nuko bimeze kubera yuko uzi ko bitari bubura mbwati no ntabwo duhurira ahandi hantu atari muri gato ntabwo se ubwo abasore ariko numudira ugategura imineke ugategura umukashuka abakobwa ariko ubwire Smart Girl ibyo narabirenze nta musore nagira muri gato ubona agira muri gato byandike muri comment nkuko yabandura arya sinjye inyama ndumudivegeye Smart Girl tugana ku musozo ibyo byose amarira ntabwo yashize mu gihanga ariko hari ibiri kugenda bikemuka hari ubufasha wabonye no gushima ako hari n'ibindi ukeneye inzu nta kintu kirimo nta kintu kirimo pe kurya birakunda cyane nabyo ni struggle ni ibibazo cyane umuntu wanjye ndihiga ishuri bana inkunga nyine nafashe nitandihiramo muri umuntu wanjye kujya ku ishuri yanaretse kujya kwiga yagiye ndatekereza mu minsi y'ejo ariko wenda wansabye kuririmba ariko nze nanjye mfite kuririmba wari mutekereza oya bijyanye n'ibi ngibi aho ugejeje ukora ugejeje ukora no ntabwo ariko batangire banararabye iyo nizera ko nzabona kugira neza kwawe banararabye iyo nizera ko nzabona kugira neza kwawe isura yarantembanye mana yanjye simba nyibuka mbanje nararabye iyo nizera aho ugejeje ukora se kutabivuga ugejeje ukora data mbaye ngushimiye ndabyibutse ndarana n'indaya we ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye ariko Imana yamaye umuntu ukamenya we wanzahuye nari mpfuye ruyi ugira neza Mana ngiriye neza iyo mabwira mfite inzu njyamo nkaryama nkasinzira nta matera ngira yo kuryamira ugazuragura nta kibazo ni ukuri kambabwiza ukuri wenda hari imwe riruta zeru sibyo naraga mu butayu imvura ikagwa ikanyagira ariko ngabata Imana none imvura yagwa ikagwa ari nyinshi none nkaba nubwo naba umukene Yesu ni umagije nkumva Yesu ni umagije nubwo naba umukene kumva aramagije imvura ikanyagira avuga ngo Mana uhindura ibyanze guhinduka kumva Imana izabihindura Imana yarabihinduye kandi bihindura neza Imana ikora igitangaza uyu munsi ndashimira Imana haleluya ukuri ku Imana Smart Girl nta kintu nabona nashimira Imana mukama gatonda wanjye webarire dara reka mbabwize ukuri ndashimira Imana mu mutima wanjye ko mfite ahantu ho kuryama imvura itanyagira yumve ko nyishimye Mana ndagushimye dosari yute ibibazo mwiza nuko bimeze
gushimira Imana ibintu biragiye ikora ni byinshi turashimira Imana ariko tugashimira n'abantu ibinyuzamo n'abantu n'abandi abantu mwese mwamfashije muri gukurikira Smart Garo mu nkunda abafana banje Imana bahereza umugisha Imana bakubire kanimwe ka 70 ntimuzabura ibyiza byo mu ijuru ahera cyane Imana izabicaza we n'ijuru ryayo hatari umubabaro n'ibibazo to waguhaye Imana Mama wese Imana mukubire kanimwe ka 70 to amen herukanye inyatsi mu biganza yego gira ikintu mbwira aba diaspora rero ndabakunda ariko rero Mana ya Mana bagirire neza ibambika imbaraga kandi no kuri mujye mugaruka ku isoko muze kudusura igicumbi cy'umuco igihugu cyacu ni cyiza cyane yego uriya wamemukiye nawe nimba ari kumbona Imana imurebe icyoroshye nawe ntabwo ari we ni Satani tugana ku musozo yawe TV n'abakunzi bayo barabwira iki bakunzi ba yawe TV Imana ibaha umugisha kandi ibakomereza amaboko ariko Smart Garo mufashije mwaba munangiriye neza nanjye nkabona ubu telefone yawe icamo iyi telefone yanjye icamo nkabona icyo kwiyorosa nkabona icyo kuryamira nk'akamatera no muri mbese nta kintu ufite ariko ndashimira Imana nubwo bimeze gutya nubwo bitameze neza n'ejo bikagenda ntabwo babwiye ibihe Yesu ari ku ngoma ucyane yandi siniheba Zero karindwi umunani dukomeza abantu bashaka kuntera inkunga rwose mukamfasha 078 94 97 97 karindwi iyo ni nimero ya Smart Garo ndi gukoresha uyu munsi wa none ibaruye ku muntu witwa Ngengwa nayo ntabwo ari yanjye gusa ibaruye kuri uwo muntu nigikoresha ariko umpamagaye nige wakwitaba yangiriye neza kuko ID yanjye sindayifata ndi mwana muto banange mwana muto ako se uganda ngeze bayo ibyo reka mbyihorere sibyo ntabwo ari ubwa mbere ni ubwa mbere tuganiriye hano ni ubwa mbere ariko nzanagaruka si ubwa nyuma nzanagaruka Imana ibarebe icyoroshye cyane ariko umuntu kuri mufashe bambwirira wese udashaka kongera kunyereza bambwirira ariko kunyuzamo gute kunyuzamo gute oya ni wowe utabikeneye oya bambwiriye rwose ni wowe utabikeneye kuzongera kunyuzamo gutya mu gasmartphone babwire rwose bantera inkunga niyo nabona akamatera ko kuryamaho n'icyo kurya gusa Smart Garo nuko byagenda gute sinzaraya ngo mbone icyo kurya ariko zikomeza ku Mana ntuzaraya ntuzajya kudandaza amagara sinzidandaza ariko se bundi biriya bintu uriya mu diaspora yavuze ujya mu modoka n'iki kuki bitazanakunda ukamenya gutwara Imana izabima kuko ijambo ry'Imana avuga ngo iyo itimanye umwana wayikunda izabute kuduhana byose nayo kandi sinakiganyira mu bibazo ndimo ndi guca mu munsi sibyo Yobu ni yabwiye Imana ngo Mana reba naguki abwira Imana ibintu byinshi urebye muri Yobu 36 Imana yasubije Yobu biramubwira ngo mbese ninde muntu wakinguye amarembo y'ikuzimu agakuramo inyanja ese aho wabereye wari wategeka ko bucya wari watambika umuseke ugategeka ko bucya Yobu baravuga ngo Mana mu magambo igihumbi sinanabona na rimwe ngusubiza kubera icyaratsinzwe ntabwo ugomba kwitotomera Imana mu bibazo urimo mu byo uri gucamo byose ugomba gushimira Imana ijambo ry'Imana avuga ngo mu bibi no mu byiza dushimire Imana uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza Imana ni nziza waba uraye Imana ni nziza wabuze aho kurara Imana ni nziza wabuze icyo kwambara Imana ni nziza uri imfubyi Imana ni nziza uri umupfakazi Imana ni nziza uri umukobwa wagumiwe Imana ni nziza Imana ni nziza mu bintu byose shimira Imana rero tube mu byayo tuneze twishimye tubabaye nibwo bumana bwayo ndashimira Imana urakoze cyane wakoze kubana natwe wakoze kuza hano kuri Yawe TV ubutumire bwacu wabuhaye agaciro buryo nishimwe turagushimiye ariko reka dushimire abari bakurikiye ibiganiro byacu hano kuri Yawe TV
bazandikara muri comment ese ubundi Gihozo cyangwa Smart Guard akwiriye iki gufashwa cyangwa guterwa inkunga no gusurwa ibyo byose biremewe. Iyo ni nimero yanjye rwose bafasha ushaka kusura yasure ko ibiraya watu umusore uzahamagara akeneye kurara nanjye Smart Guard usimari umusore uzampamagara avuga ngo Smart Guard ngo gutya na gutya ngo irundaze ntago bihari uzavuga ati Smart Guard ndabona ubabaye reka byubutse nkugurira akamatera amen Imana imuhurize umugisha uzaze Smart Guard reka duhure tuganire ndahari kuganira nawe kandi nta nuko ndi umwana mubi nani bre ntago ndi umwana mubi Smart Guard no ndiyoroshya umuntu arapfa agasinzira bikarangira ibyo bikibagirana ariko imirimo dukora imbere y'Imana izibukwa nitunava muri uyu mubiri abantu bazajya bavuga ati runaka yakoraga ibikorwa byiza nk'abatabita amen. Okay, wakaza kubana natwe mwari kumwe na Joanna Brezius iyi ni Yawe TV dusubira mu biganiro by'ubutaha murakoze.